Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe, nshimiye Imana ku bw'aka kanya keza Imana yongeye kuduha, nshimiye namwe kandi ko mubana nanjye simbe njyenyine, nubwo mwabona turi bake, niyo twaba 10, ese wagize ngo twaba bakeya? Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha umwe, iyo yihannye mu ijuru havuga impundu. Ikindi cya kabiri Yesu yaravuze ngo 2 cyangwa 3, ni ukuvuga ngo guhera kuri 2 bavuga izina ryanjye cyangwa se bateranijwe n'izina ryanjye, nzuruka mbane nabo. Niyo rero twaba 10 dukomeze urugendo, dufashe hasi, ntucibwe intege nuko cano ntago bayireba, ibintu ntago babikunda, n'ubundi ibingibi ntago babikunda, ni ibya bakeya. Bibiliya iravuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, kuko ariyo nzira ijyana abantu mu bugingo. Ariko Bibiliya itubwira ko Yesu yavuze ko ariyo inyura mu bakeya. Rero shima Imana ku bw'aka kanya keza yongeye kuduha, kuko ni amahirwe tuba twongeye yo kugira ngo turusheho kwitunganya. Uwagiye ubwo ibyo atamenye ntiyabimenye, ibyo yamenye byaba ari amahirwe ko yaba yarabikoresheje neza, ariko njyewe nawe turacyafite amahirwe yo kugira ngo tugire ibyo dutunganya, kugira ngo turusheho guharanira kujya mu ijuru, ko twasanze ko biharanirwa, ntago umuntu yicara gusa ngo bize. Ariko rero ndakwinginze kugira ngo ijambo ry'Imana urikunde. Niba utarikunda ukwiye kubyishyiramo. Ntabwo wavuga ko ukunda Yesu cyangwa ukunda Imana ariko kandi udakunda ijambo rye, keretse niba utazi gusoma. Ariko niyo waba utazi gusoma urikunda, ntabwo wabura uri gusomera, cyane ko njya numva ko Yesu iyo ufite umwete rimwe na rimwe ngo abigisha no gusoma abatazi gusoma. Nta kintu na kimwe adashoboye kandi nta kintu na kimwe atagukorera igihe cyose ufite inzara n'inyota. Rero ndakwinginze, twebwe twiga gakeya ijambo ry'Imana, usibye ko tuzaryiga paka. Umva, nubwo Satani yabirwanya kugira ngo aduce intege, nta gucika intege guhari. Niyo twasigara turi 3 cyangwa 4, tuzakomeza urugendo, turusheho kwiyibutsa ijambo ry'Imana, turyige, turusheho kwiyibutsa umunsi, amanywa n'ijoro, kugira ngo ubwo umwami Yesu yaza asange twiteguye. Umwami Yesu naho yatinda, urupfu ruraza, igihe kiragera tugataha. Niyo mpamvu ndabinginze dufatane amaboko, dukomeze urugendo, nta gucika intege. Niba ngize runo ruhare, nawe ugire uwo usangiza ijambo ry'Imana, ugire uwo usangiza ubutumwa bwiza. Nubwo abantu badakunze inyigisho nk'izi, bakunze inyigisho zibakundisha isi, zibabwira ngo iragutabaye, guhaye ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ariko ndabibutsa ko ibyo ngibyo n'abapagani barabigira. Kubibona rwose ntago ari ibintu bitangaje cyangwa se ngo bigire ikindi kintu bigaragaza ko uri umwana w'Imana. Oya, uri umwana w'Imana yabiguha nk'impamba y'urugendo, ariko ugomba cyane kubanza ibibanzwa. Ibibanzwa ni iki? Yesu yaravuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Ariko abantu barimo barashaka ibyo bindi byongezwa, ariko ubwami bw'Imana no gukiranuka ntago, ijambo ryo kwihana ibyaha ntago riri ahantu henshi cyane. Niyo mpamvu ucunge sana ahantu usengera, ahantu uteranira. Ese barakwihanisha? Ese ijambo bigisha ni irihe? Bakubwira ibiki? Ni ibiki bakubwira? Ukwiye kubyitaho. Nusengera ahantu ukwezi kose bakakubwira ngo ikugiriye neza, baguhumuriza, ubutumwa bwiza bwo guhumuriza ni bwiza, ariko ntabwo ari ubw'ibihe byose, nta nubwo ari bw'abantu bakeneye cyane. Yesu yaravuze mugende muvuge ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa. Iyo umuntu ari kuvuga kubabarirwa, akubwira kubabarirwa, akaguhumuriza. Nubwo Satani yagukoresheje ibi, nubwo wahungabanye, nubwo wagize gutya, nubwo wumva uri kure, watawe cyangwa se wuzuye ibyaha nta n'uwakubabarira, Yesu arakubabarira, Yesu aragushaka, Yesu arakugira gute. Ariko bikaba bifatanye, bukaba ari ubutumwa bufatanye no kwihana ibyaha. Rero abantu benshi baravuga ibitangaza ndetse bakanabikora, ariko ugasanga Yesu iyo yakizaga umuntu yaramubwiraga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Hari n'uwo yabwiye ngo genda ntukongere gukora icyaha ukundi, kuko niwongera uzagira ishyano riruta irya mbere. Mu by'ukuri icyo Yesu yaje gukora cya mbere ni ukudukiza ibyaha, hanyuma n'izindi nguma zose zijyanye n'ibyaha akazikuraho, hanyuma n'ibindi byose twamaze gutangira urugendo
impamba z'urugendo nazo akaziduha. Ntabwo ikiraje Yesu inshinga ari uko ugira amazu menshi, ugiriye n'ibindi bintu byinshi, wabigira cyangwa ntunabigire. We ikimuraje inshinga ni uko ubugingo bwawe buba buzima, kuko nibwo yaje gucungura. Rero ucunge nawe neza, ni igiki cyakuzanye kuri Yesu, ni igiki ushaka, ni igiki ugambiriye, ni igiki usengera amanywa nijoro, ni igiki, ni ibiki bikuraje inshinga. Ni ukugira amazu n'akazi n'imodoka n'abana n'umugore n'ibindi bintu nk'ibyo, cyangwa n'ubugingo urabutekereza ukibaza amanywa nijoro, ariko ubu Yesu aje twajyana. Ukibaza umunsi nacumuye iki, ni igiki cyatuma Yesu atanjyana, ni igiki cyatuma nsigara, ni igiki cyatuma mpfuye ndimbuka. Ariko ibyo byose bijyana no gusoma ijambo ry'Imana. Rero mbahaye karibu kugira ngo twongere dusange ijambo ry'Imana. Turimo kwiga inzandiko umwami Yesu wenyine yivugiye, yabwiye Yohana andika gutya, byavuye mu kanwa ke, ntabwo ari ayandi mahishurirwa yandi wenda nka gutya nakicara nkavuga nk'uko intumwa cyangwa se na ba Petero bagiye bandika inzandiko. Ni urwandiko rwavuye mu kanwa ka Yesu arimo yandikira amatorero. Ndagira ngo nkwibutse ko amatorero uyu munsi ni njyewe nawe, ntago ari insengero ziriya ziri hirya no hino, ni wowe ku giti cyawe, ku giti cyanjye. Kuko hariho abantu benshi babaye abanyamadini, neza aba umunyedini ku rwego wagira ngo azi ko pasiteri we cyangwa ntuze we bazajyana. Uzagenda wenyine ku giti cyawe. Niyo mpamvu ukwiye gushaka Yesu wawe wenyine. Mushakire no muri Bibiliya umenye ibyo akunda n'ibyo yanga. Kuko niwishinga idini, hari ibyo ritazakubwira kubw'inyungu zabo, cyangwa se hari ibyo bazakubwira kubw'inyungu zabyo ariko bitandukanye n'ibiri muri Bibiliya. Niyo mpamvu ukwiye kuba maso. Mu by'ukuri nta muntu nkurikira uri munsi y'imyaka 13, wenda ni urugero, kuko 12 umwana bakwiye kumenya agakiza, akakigishwa, akabatizwa, ndetse na mbere yaho. Ariko 12 abakwiye gufata umwanzuro, niba umurera, niba umureberera, ukamubwiriza, ukamubaza niba yakakira Yesu umwami n'umukiza, ukamusobanurira niba uri umubyeyi we, hanyuma ukabasha kumwigisha, akabasha guhitamo agatangira inzira y'agakiza. Rero ndahamya neza ko nawe unkurikira uri munsi y'iyo myaka, umuntu wese, uwo muntu wese azi gusoma, azi gutekereza, azi kugira gute. Niyo mpamvu ukwiye gutekereza amanywa nijoro iby'ubugingo bwawe, kuko uzi iminsi umaze ariko ntuzi iyo usigaje. Niyo mpamvu dukwiye ni ukuri turabona abantu bagenda, abatoya, abakuru, abo utakekaga ukamureba ukavuga ati nk'uyagiye ate, cyangwa se nk'uyagiye he, bigenze biti. Ariko nuko bimeze. Rero ndagira ngo tubeho twiteguye, ariko kandi ntabwo twenda gukenyuka tuzarama, ariko turame twubaha Imana, turi abageni biteguye. Rero reka dusome ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge, dusome ijambo ry'Imana twumve none muri uru rwandiko rwandikiwe ab'i Filadelfiya. Turi mu Byahishuwe ibice 3, turava ku murongo wa 7 turageza ku murongo wa 13. Urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelfiya. Filadelfiya nirwo tugiye gusoma. Reka twumve icyo twakuramo, kuko ntabwo umwuka yabura icyo aganiriza umuntu. Data, mu izina rya Yesu, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kubw'urukundo rwawe, urakoze kubw'akanya keza uba uduhaye, katari ak'uburangazi cyangwa ibindi, ahubwo ari akanya ko kumva ijambo ryawe, kongera kwibutsa ndetse no kumva icyo utubwira. Ndakwinginze, reka imitima yacu ifungukire kukumva, nawe uhagurukire kutubwira. Imitima ndayisengeye, n'amatwi y'umwuka afunguke, umuntu wese yumva icyo umubwira. Urakoze, ndagushimiye. Nanjye reka nkubere akanwa, wowe wivugane n'ubwoko bwawe, kuko njyewe sinabona icyo kuvuga. Ndagushimiye, ngabana nanjye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti: were kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye,
ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Reka twakire ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri nsomye hano kuva kuri 12 kugeza kuri 13, uyu murongo wa 12, Yesu aba avuga ngo unesha azamugira gutya na gutya. Mu by'ukuri nubwo kwihangana bigora, habaho kwihangana hari ibituma wihangana, ni ibintu biba bigoye. Muri iyi si habaho akarengane k'itorero. Mu by'ukuri akarengane k'itorero ntabwo ari ukuvuga ngo ntago kaje, karahari, kuko ab'itorero hari ibintu ntabwo twemerewe kugenda uko dushaka, dukwiriye kugenda uko Yesu ashaka. Rimwe na rimwe rero usanga bitubangamiye cyangwa bikatugora cyangwa bikatuvuna, ariko tukihangana kuko tuzi iyo tuva kandi tuzi n'iyo tujya. Rero iyo wihanganye ukageza imperuka, hano Yesu aravuga ibintu azakorera abantu bihanganye cyangwa se banesheje. Iyo ubisoma wumva wakugezayo. Bibiliya ivuga igitaramo cy'abera n'ubukwe bw'umwana w'intama. By'ukuri ntabwo nzi niba nujya uba wicaye mu bukwe, bwa bukwe bwiza bw'abasirimu buteguye neza, burimo imbyino nziza n'ibiki, ujye ubureba, hanyuma ugereranye n'ubukwe tuzataha. Twebwe turi abageni, Kristo ari umukwe. Mu by'ukuri buriya bukwe njya mbukumbura. Sinzi niba wowe ujya ubutekereza cyangwa niba nta kintu ibintu ukwiye gukumbura ijuru ujyamo, ukwiye kuritekereza. Ntabwo nzi niba wahoza ibitekerezo byawe hano mu isi ngo iryo juru uzabone no kuritekereza cyangwa no kurikorera ngo uzarijyemo. Ntabwo byashoboka. Sinzi impamvu uri gusenga, sinzi impamvu uri guterana, sinzi impamvu usenga, sinzi niba ari ukugira ngo Imana iguhe biriya byose twavuze, hanyuma wigirire amahoro, wigirire inzu, wigirire imodoka, abana bawe bige ku mashuri meza, ubundi witurire inaha ngaha. Ndakubwiza ukuri, ibyo ni iby'ab'inaha ngaha. Abari kujya mu ijuru batekereza iby'ijuru, bakorera ijuru, baba mu isi nk'abarimo kuyivamo. Sinzi ukuntu nabisobanura, ariko ntago nzi niba umutima wawe uwuhoza mu isi, ubutunzi bwawe buba mu isi, ibintu byawe byose biba mu isi, iryo juru ntaryo wajyamo. Bibiliya iravuga ngo mugire umwete. Ngo Yesu yagiriye inama abera, aravuga ngo mubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho ingese n'intuze zitagera. Mureke kububitsa inaha ngaha. Rero niba nta n'ubutunzi ugira mu ijuru, Yesu yaravuze ngo kuko umutima, aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uzaba. Mu by'ukuri niba nta n'ubutunzi ugira mu ijuru, nacyo ni ikibazo. Ukwiye kuba ufite ubutunzi mu ijuru. Wenda tuzareba ni gute umuntu abitsa mu ijuru, nabyo tuzabyiga. Rero wihoze ibitekerezo byawe inaha ngaha, kuko ushobora kuhirirwa ntuharare, ushobora no kuharara ntuhirirwe. Ibyo ngibyo ntabwo abantu babibwira abantu, ahubwo barababwira iby'imigisha n'ibiki n'ibiki, ariko mukwiye kuba maso mukareka uburangazi. Niba usengera mu isengero bavuga imigisha, ntibihana, nta jambo ryo kwihanisha abantu, nta kintu urajyayo ngo wumve uratsinzwe, wumve urihannye, wumve hari ibintu uretse, wumve ko ijuru ryamanutse. Ni ibintu by'imigisha, kuramya, kugira gute, ibintu biri aho ugasanga umuntu ntahinduka. Ni ubuzima bw'ibyaha gusa, umwaka ugashira undi ugataha. Ni ikibazo. Ariko wasoma Bibiliya, simbwiye ngo uveyo, ariko bera amaso ubugingo bwawe ku giti cyawe. Soma Bibiliya wumve icyo ijambo ry'Imana rikubwira, wisuzume, rikubere indorerwamo,
hanyuma nurangiza ubashe kugira gute, ubashe kuba wamenya n'ibyo batakwigisha. Icyo nari ndimo gutekereza ni iki ngiki, nubwo mba mvuze ibintu byinshi bigize gute, kuko mu mpano zanjye harimo no guhugura, niyo mpamvu uzabona mvuga ibintu byinshi, kandi abantu benshi birabafashije, bigize aho bibakura n'aho bibageza. Rimwe na rimwe nimvuga ibintu ukumva narondogoye, cyangwa se ndi kuvuga ibiterekeranye n'ijambo twasomye, ndakomeza mbwira abantu n'ibiki, ni uko nguko nahamagawe, ujye wihangana. Reka tuvuge ku ijambo ry'Imana, cyane ko nta n'ibintu byinshi byo kuvuga birimo, ririsobanuye. Nawe waza gufata akanya ukarisoma, hanyuma dusoze. Reka twumve ukuntu Yesu yivuga. Nkunda iyo Yesu yivuga ngo uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, mu by'ukuri hari igihe inzugi ziba zifunze imbere yawe, ariko ari we wazifunze. Mu by'ukuri iyo hari inzugi yafunze imbere yawe, hari ishuri ashaka kukwigisha, naho wasenga yameze gute, icyakora uyavanamo imbaraga zigufasha gukomeza iryo shuri, ariko ntabwo abifungura. Iyo yafunze ntawe ufungura. Wajya kwa apotre runaka cyangwa pasiteri runaka, umushumba runaka, akagusengera, ariko ntabwo abifungura Yesu iyo igihe cyo kubifungura kitaragera. Niyo mpamvu iyo rimwe na rimwe nubona hari ibintu bifunze imbere yawe, ukabona naho wakabonye inzira ngo bifunguke, ntabwo biri gufunguka, runaka yakabaye yamfashe iki, byakabaye bigenda gutya, rwose uzatuze umwegere, buri igihe cyo gufungura kitageze, nta n'uwakureba, nta n'uwakwibuka, kuko Imana ikorera mu bantu akenshi. Kandi nanone iyo yafunguye ntawe ufunga. Mu by'ukuri hari igihe Imana igufungurira umuryango, ugasanga abantu bagize ishyari, barakurwanyije mu kazi, baraguhagurukiye ngo bakwirukane, ugasanga ahubwo nibo birukanye baragiye, kubera ko iyo yafunguye ntawe ufunga. Niyo mpamvu nkwinginze, mwegere, niba hari icyo yafunze imbere yawe niwe uzagifungura. Ntugire umuntu n'umwe urenganya, ntugire umuntu ngo uriya yaransengeye ntibyakunda, ngo yarampanuriye ntibirasohora, gutyo. Hanyuma kandi niyafungura ntawe uzabifunga, wowe urasabwa kubibera amaso gusa. Ngo nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Ndabakunda abantu mukunda ijambo ry'Imana, mutarambirwa. Ubu hariho abarambiwe, gusa ibintu birarangira ryari? Ijambo ry'Imana ni ryiza, ukwiye kurikunda niba uri umukristo, kuko niho Yesu yivugira n'Imana, niho bavuganira natwe by'ukuri, hatarimo gucanganyikirwa no kuvangirwa kundi. Hanyuma azi imirimo yawe. Mu by'ukuri njyewe nshobora kutayimenya tunabana, ukanyihisha, sinamenya ibyo watekereje, sinamenya ibyo wagambiriye kuri runaka, sinamenya ibyo wagambiriye kuri njyewe, ariko Yesu ndagira ngo nkubwire ko azi byose utekereza. Niyo mpamvu ukwiye kwirinda mu byo ugambirira, wanagambirira nabi ukihana, kuko we aba yakubonye, ntaho wabihisha, ntaho wabikinga, ntaho wabishyira, we aba yabibonye. Kandi niba unagambirira neza, ndakubwiza ukuri, aba yabibonye. Ngo nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Kwa kundi iyo yarushyizeho ntawe urukinga, ngo kandi ntawe ubasha kurukinga, yego, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Aha, imbaraga nke ni ukuvuga ngo hari abantu, kubera akunda Imana, kubera akunda Yesu, yamwakiriye amukunze, nta buryarya, nta kuvangavanga, iyo yumvishe ngo iki Imana iracyanga, ubwo nawe arakireka, yaba yagisomye, yaba ari undi ukimusomeye, yaba acyumvishe gutyo, atiriwe ajya mu yitatu ngo Imana imukize umujinya, atiriwe ajya mu yingahe atazamutse imisozi ngo agiye gusengera ibi, ngo Imana imurekeshe. Kwiyemeza, rimwe na rimwe kwiyemeza bidufasha kujya mu murongo ukwiriye, akavuga ati okay, iki ngiki niba cyanga, ubwo nanjye ndakiretse. Ugasanga birakunze kurenza uko warwana nacyo, urwana nacyo,
kwiyemeza ni intwaro navuga ijya ishoboza abantu kunesha Satani mutiriwe murwana ibintu byinshi, wowe ukiyemeza ngo iki sinzakikora, iki ndakiretse, iki bimeze gutya, Imana yururukiramo aho ngaho ikaguhereza imbaraga bigakunda ibyo wiyemeje. Rero hari igihe umuntu aba agaragara nk'ufite intege nke, nta bikabyo byinshi afite mu gakiza, ariko utamubonaho ibyaha. Yarabisezeye abisezeye akavuga icyo amenye gusa, apfa kuba akimenye akavuga ati okay, iki ngiki niba ari uku kimeze ngomba kukigendamo gutya. Imana ikamuha imbaraga akabishobora kubera uko kwiyemeza. Hanyuma ngo ntawe ubasha kurukinga, yego ngakitondera ijambo rye, ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Bano biyita abayuda nyamara atari bo, twebwe twavuze ko ari abiyita abakristo nyamara atari bo uyu munsi wa none, kuko ntabwo turi mu Isiraheli, ntabwo turi abayuda, ntabwo turi abaki, turi abakristo. Harimo benshi biyita abakristo kandi atari bo, hariho n'abiyita ko bakorera Imana kandi babeshya. Ngo dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. By'ukuri iyi mbuto yitwa kwihangana, buriya tuziga imbuto z'umwuka ku buryo tuzanareba koko niba tuyoborwa n'umwuka cyangwa se tuyoborwa na kamere. Hari imbuto za kamere n'imbuto z'umwuka. Ubwo rero iyi mbuto yo kwihangana iri mu mbuto z'umwuka. Iyi mbuto yo kwihangana niyo izanatuma ahari Yesu asanga dukomeje, kuko ibitugora ibishaka kutwicaza no kudukura muri uru rugendo ni byinshi, ariko kwihangana kuzadushoboza. Yesu kugira ngo akubwire amagambo nk'aya, afata abakurwanyaga cyangwa se abari mu ruhande rutandukanye n'urwawe bari kontre nawe, kugira ngo abafate abazane iwawe baze kwikubita imbere y'ibirenge byawe, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Biba bisaba ko wihanganye, cyangwa se hari imbuto weze ndetse no kuri abo bantu, kugira ngo babashe kuba bavuga bati ko kuriya muntu dukwiye kumusanga, kuko yatweretse ko akunda Imana cyangwa se afite Imana nzima, kubw'imbuto uba wabereye. Imana yo mu ijuru idushoboze kwihangana, inadushoboze no kwera imbuto no kubaturwanya no kubatwanga, abo tudahuje, kugira ngo dushobore Yesu abone uko yabazana mu nzira turimo. Ngo nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ibintu byose biba mu isi mu by'ukuri ntabwo bitungura Imana, byaba bizanywe n'Imana, byaba bizanywe na Satani, ntabwo bitungura Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo turi kumwe n'Imana neza, hari ibintu byinshi bizaza rwose bikadusiga duhagaze, bigahitana bamwe, ariko abandi bikadusiga duhagaze bitewe n'uko tubanye n'Imana. Niyo mpamvu nkwinginze, gira umwete wo kwegera Imana kuruta uko wegera abantu, cyangwa se kuruta n'uko wegera ibindi bintu. Hanyuma ngo komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndagira ngo nkubwire ko icyo ngicyo ufite utakibereye maso, hari ibyakikwambura. Satani yakikwambura, abantu bakikwambura, iminsi yakikwambura, ibigeragezo byakikwambura. Niyo mpamvu ukwiye kubyitaho ugakomeza icyo ufite, kuko ibishaka kukwambura birahari, uzabibona nutaba amaso. Agakiza wahawe kazagenda, ibyiza wari ufite biri mu gakiza byagenda, imbuto zawe nziza wari ufite zagenda, ugasigara ntacyo ufite, Satani akaba arakubonye. 12 ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya, izina izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ibyo ngibyo ni iby'abera, abanesheje bazaba banesheje, ntago ari abazaba barimbutse bari muri Gehinomu, ntago ibi ngibi bazabibona. Izina ry'Umwami wacu rishya, Yerusalemu nshya, Imana Data,
n'ibindi na bya bitaramo byose twavuze n'ubukwe bw'umwana w'intama, ibi ntago bazabibona. Ba bandi bari muri gehinomu wabonye ko ibi ngibi babibona? Ntago bazabibona ni ukuri. Niyo mpamvu nkwinginze uharanire kwinjira mu irembo rifunganye kugira ngo tuzabone ibi byiza bihebuje umuntu atabona uko avuga. Ngufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ndizera ko ufite uku gutwi k'umwuka, ndizera ko utari ingumba y'amatwi, ndizera ko udafite aya ngaya agaragara inyuma gusa, ndizera ko niba ufite ubwenge Imana yaguhaye udafite ikibazo mu mutwe, ufite amatwi y'umwuka urimo kumva icyo Imana ikubwira. Ntago wareka kubyumva kandi uvuga kuri umukristo kandi warumvishe iriya gehinomu ukuntu ari mbi, ari ahantu h'agashinyaguro habi cyane. Benshi bagira ngo ntago Imana yabikora, ngo ntago gehinomu ihari, ngo abantu benshi ngo abantu benshi ntago Imana yakemera ko barimbuka, barimbuka naho we yasigarana umwe. Wagize ngo we hari ikibazo afite? Igikuru ni uko yagiye ku musaraba akabambwa nta cyaha afite, kugira ngo wowe ubwawe n'ibyaha byawe umurundo n'ibyaha byanjye umurundo nitubizana atubabarire, ariko nitutabizana tubigumane. Yaravuze ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire. Bishatse kuvuga iki? Cyangwa se tubane, cyangwa se ukundi wabivuga. Bishatse kuvuga ngo we arakomanga, kabone naho urugi rwaba rukinguye ntago ashobora kwinjira. Arakomanga, hanyuma wowe ubwawe ukaba ariwe umukingurira, ukamwemerera akaza mukabana, kandi ukamuha ibyumba byose akabiyobora, utamuhaye icyumba kimwe, kugira ngo hatagira icyumba kimwe cyatuma urimbuka. Bibiliya twarabyize, Bibiliya yatubwiye ko Yesu yaravuze ngo amategeko ngo iyo wishe rimwe uyacumuye yose, ngo kuko wavuze ngo ntukice, niyo wavuze ngo ntugasambane. Ugomba kumuha ibyumba byose akabiyobora, hanyuma wowe ugaca bugufi akajya akubwira ngo caha caha caha. Ni ibyo ngibyo akunda kuko ari umwami n'umukiza. Rero ndabashimiye kandi mukomeze muhabwe umugisha n'ijambo ry'Imana. Musome, turi mu Byahishuwe ibice 3. Izi nzandiko wazisubiramo, wasoma n'ahandi se, ariko ndakwinginze komeza ugire umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, wumva icyo rikubwira, hanyuma dukomeze urugendo. Kandi ndifuza ko tuzajyayo tukabona ibi byiza bihebuje. Iyi si byaba bibabaje, isi ikubabaje, hanyuma ukajya no kurimbuka. Rero ndabashimiye, reka dusenge ubundi dusoze. Data mu izina rya Yesu, urakoze ku byo tubwiye, urakoze kubana natwe. Ndagushimiye kandi ndakwinginze ukomeze uganirize umuntu wese biruta ibyo njyewe navuga, cyangwa se biruta ibyo tuvuze. Ngaho komeza kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.